Hello beautiful people, ikaze muze tuganire uyu munsi mbageze inkuru idasanzwe y'ahantu hihariye cyane ku isi, aho ni Vatican. Ese wari uzi ko Vatican ari cyo gihugu gito cyane ku isi? Cyane rwose. Ariko nubwo ari gito ku buso, gifite imbaraga zidasanzwe haba mu bukungu, politike, imyemerere ndetse no mu miyoborere. Banza ukore subscribe niba utarayikora, ukandeho, ukore no kunzogera kugira ngo bijye bikorohera kubona amakuru nk'aya buri munsi kandi ku gihe. Ikaze uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Impambara. Vatican cyangwa leta ya Vatican ni igihugu gito cyane giherereye i Roma mu Butaliyani. Ubuso bwacyo bungana na metero kare 0.49. Ibyo bivuze ko ushobora kukigenda n'amaguru mu isaha imwe gusa ukabura kirangije. Kimwe n'ibindi bihugu byose, Vatican ifite umuyobozi mukuru, ifite inzego z'umutekano, inzego z'ubutabera n'ubuyobozi, ibendera n'indirimbo by'igihugu, kandi bafite na passport y'igihugu ndetse n'abaturage bacyo. Aha, uribaza ngo ninde uyobora Vatican? Ubundi Vatican iyoborwa n'umuntu umwe rukumbi, ariko nanone ikaba ifite ububasha busesuye. Uwo ni Papa, cyangwa se umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Niwe uyobora Vatican nk'umuyobozi wayo w'ikirenga, ndetse n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yose muri rusange. Ariko Papa nanone ntabwo akora wenyine, afite amatsinda y'abamufasha b'inararibonye nk'abakardinale ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi, nk'uko habaho ministre w'intebe nabo baramufite, uwo ni Secretary of State. Hakaba kandi na guverineri wa Vatican ufite inshingano nk'iz'abameya b'ahandi baba bafite. Muri Vatican hatuye abantu bake cyane pe, ni abantu bari hagati ya 700 na 800 gusa. Abo ngabo rero bakaba biganjemo abakardinali ndetse n'abepiskopi bakorera hafi ya Papa, harimo abasaserdoti n'abihayimana, abapolisi bihariye b'Abasuwisi, abo babita Swiss Guard. Hakaba kandi n'abakozi b'ingoro ya Papa ndetse n'ibiro bya leta ya Vatican. Abenshi muri abo bantu rero maze kukubwira baba bafite ubwene gihugu bwa Vatican, ariko si bose. Hari n'abafite ubwene gihugu bw'Ubutaliyani cyangwa ibindi bihugu, ariko bakaba bakorera i Vatican. Vatican ntabwo ifite inzu z'ubucuruzi, amasoko manini cyangwa n'andi mazu yo guturamo nk'ibindi bihugu, aho usanga ingoro yitiriwe Mutagatifu Petero cyangwa se Bazilika ya Saint Pierre. Hari ibiro bikuru bya Papa, hari ububiko bw'amateka bizwi nka archive, hari inzu ndangamurage y'ubugeni, hari kandi baraza Papa akunda gusomeraho misa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Abakorera Vatican benshi babiroma, ariko bakajya Vatican nk'abagiye mu kazi ka buri munsi, bakongera bagataha i Roma. Ibyo byageranwa nk'uko hari abakorera i Kigali bagataha mu turere nka Bugesera, Muhanga ndetse n'ahandi. Ku bijyanye n'umutekano, Vatican ifite inzego ebyiri zikomeye cyane. Harimo gendarmerie, ni nk'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano cyangwa se nka polisi. Hari kandi Swiss Guard, aba ni abasirikare b'inkorokoro baba bambaye imyenda yihariye imeze nk'iyo mu bihe byashize. Baba bagizwe n'abasore b'Abasuwisi b'intore zizewe cyane kandi bagakorera Papa gusa. Abo rero nibo bamurinda by'umwihariko. Ibyo byose nibyo bituma Vatican iba igihugu cyizewe, ndetse ni hamwe mu haba umutekano kurusha ahandi hose ku isi. Reka noneho turebe, ese Papa uyobora Vatican atorwa ate? Iki ariko ni igikorwa cy'ibanga ndetse n'icyubahiro. Gutora Papa ni ibintu bikorwa mu ibanga ndetse n'icyubahiro gikomeye cyane. Papa atorwa mu gihe uwari uriho yapfuye cyangwa yeguye. Uburyo atorwamo rero ni ubwa conclave. Ni ukuvuga ko ari inama idasanzwe y'abakardinali bemewe baba bagera ku 120, batarengeje kandi imyaka 80 y'amavuko. Dore uko bigenda. Aba baba bari mu nyubako yihariye ahari ibishushanyo byiza cyane. Nta telefone, interinete, nta no kuvugana n'abandi bari hanze y'iyo nyubako. Batora mu ibanga rikomeye cyane, bagahitamo umuntu umwe ku buryo bose bamuhurizaho bakemeza ko ari uzaba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Kugira ngo umuntu atorwe, agomba kubona byibura 2/3 by'amajwi. Niba amatora ataragera kuri uwo mubare rero, amatora arakomeza akaba kugeza habonetse uwayegukanye. Nyuma iyo bamaze gutora Papa, bamutumaho bakamubaza niba yemera, hanyuma bakamwambika umwambaro w'abapapa, agahita atangarizwa isi muri rusange. Ikindi cyihariye nuko iyo Papa ataratorwa, umwotsi uva mu gisenge uba ari umukara, ariko iyo yamaze kuboneka hasohoka umwotsi w'umweru. Icyo gihe rero isi yose nibwita imenya ko habonetse umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika, akaba kandi umuyobozi wa Vatican. Nubwo Papa ari uyobora Vatican, amatora yo kumushyiraho atandukanye n'amatora y'abaperezida mu bihugu bitandukanye nk'uko dukunze kubibona. Amatora ya Papa atandukanye cyane n'ay'abaperezida kubera ko badatorwa n'abaturage, ahubwo ni abakardinali gusa babatora. Kindi ntago ari amatora akorwa ku mugaragaro, ahubwo ni amatora akorwa mu ibanga rikomeye cyane. Uretse ibyo nta kwiyamamaza kubaho, nta manyanga ashobora kuzamo
cyangwa ngo witwaze iturufu ya politiki. Papa kandi aratorwa akenshi akava hari uko apfuye cyangwa yeguye, naho kuba perezida bafite manda runaka bagomba kutarenza. Nubwo Vatican ari igihugu gito cyane gifite ububasha, ndetse usanga bohereza abambasaderi hirya no hino ku isi, bagira ubahagarariye mu muryango mpuzamahanga ndetse no mu yindi miryango. Aba kandi bagira uruhare rukomeye mu mahoro ndetse n'ubutabera bwo ku isi. Ubusanzwe ububasha bwa papa bwumvwa cyane ku rwego mpuzamahanga, kubera ko akunze kwitabazwa nko mu biganiro bisaba kugarura amahoro, uburenganzira bwa muntu ndetse n'iterambere ry'isi muri rusange. Hari byinshi bidasanzwe ku gihugu cya Vatican. Icyo nakubwira nuko burya Vatican nta ruganda na rumwe igira, nta kibuga cy'indege bafite, ahubwo usanga bifashisha ibibuga by'i Roma. Ikindi nuko i Vatican hari icapiro rito cyane ku isi, ari naryo rishinzwe gukora inyandiko za kiliziya. Vatican kandi ifite banki yayo yihariye yitwa Institute for Works of Religion. Ibicuruzwa byose by'i Vatican biva hanze yaho, ariko igitangaje nta misoro itangwa. Ni byinshi nakubwira bishimangira ko Vatican itangaje, kubera ko nubwo ari gito gifite ububasha ku isi yose. Bakagira kandi ubuyobozi bushingiye ku kwemera n'umuco. Bafite imitekerereze yihariye mu miyoborere, kandi bakagira uruhare ku mateka, ubuhanzi, imyemerere y'abarenga miliyari 1.3 ku isi yose. Ni ukuvuga abayoboke b'idini rya Kiliziya Gatolika ndetse n'abandi bamwe na bamwe. Icyo nakubwira nuko Vatican atari igihugu gusa cy'abapadiri cyangwa kiliziya, ahubwo ni igihugu gifite ubuzima, amategeko, umutekano ndetse n'amateka yihariye. Hari ibindi byinshi bituma dushimangira ko Vatican ari igihugu kidasanzwe, kubera ko nubwo ari gito nanone ariko kiruta byinshi, haba mu muco, amahoro, imiyoborere, kubera ko gusura Vatican ari nko gusura igice cy'amateka y'isi, haba mu bijyanye n'ukwemera, ubwenge, amahoro ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndagushimiye cyane we twabanye, ariko umbwire niba hari ikindi utekereza kuri Vatican cyangwa wumvise kikagutungura. Niba kandi hari ikindi gihugu wifuza kumenya, nyandikira tuzabiganireho ubutaha. Wibuke gukora subscribe ndetse usangiza abandi iyi nkuru, ntubyihererane. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.